Aha, nagarutse mbasuhuza kandi mbaha ikaze. Amazina yanjye nitwa Risa, mumaze kubimenyera. Channel yacu yitwa Kigali House. Nkuko mubyumva, nta handi hantu wasanga inzu zo muri uyu mujyi wa Kigali zigurishwa atari kuri Kigali House. Uyu munsi rero nejejwe no kubamurikira iyi nzu cyangwa se kuba presenta iyi nzu nziza cyane irimo kugurishwa, iri hano i Kanombe. Ni inzu nziza cyane iri muri neighborhood nziza, nabanza nkayibereka. Urabona ko iri muri quartier nziza cyane, iri ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu nshyashya yubakishije itafari riye kuva hasi kugeza hejuru. Ni inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Ni inzu nziza cyane iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 150, ariko zishobora no kuzamo ibiganiro bito cyane cyangwa se zikaba negotiable. Ni inzu nziza rero nkuko muyibona kuri kamera, urabona ko ari inzu isa neza. Ni inzu ifite rooftop, ni inzu iteye amarangi meza cyane uyu muntu azi guhitamo. Ni inzu ifite parking nini yajyamo nk'imodoka zibaye nke za 3 kandi nazo ziparitse neza zitabyigana. Ni inzu igaragara neza cyane, urabona ko ari inzu isa neza ku giciro cya miliyoni 150 zirimo n'ibiganiro. Iyi nzu ntigucike, nyamuneka ntuze gucikwa n'aya mahirwe yo kwigurira inzu nk'iyi. Tuvuye aho kuri parking, urabona yuko ariho ugenda ubona kuri bariko yayo, ukabona no hejuru kuri rooftop. Urabona ko ari ibintu bigiye biteguye neza. Dufite indabo hano nyinshi zigiye zizengurutse kuri parking, zisa neza pe. Urabona ko uyu muntu ari umuhanga. Dufite hano kandi akajaride gateyemo ibiti byiza cyane. Urabona ko ari ibintu biteguye kandi bisa neza. Ibyumba 4, dushe na toilette 3, miliyoni 150 ziri negotiable. I Kanombe ahantu heza kuri kaburimbo. Iyi nzu ntigucike. Ndebera nawe iryo range riteye kuri urwo rukuta. Reka duse nabibereka neza. Urabona yuko ari irange ryiza cyane ritanga ubwiza budasanzwe. Nyamuneka tuvugishe tugusurisha ino nzu batarayigura, kuko sinizeye ko iza gutinda. Reka rero nkwereke kuri rooftop yayo mbere yuko nkwinjizamo. Aha, tukaba dusesekaye kuri rooftop. Ngaho ndebera, urabona ko hari amavaze meza agiye azengurutse ino rooftop. Urabona yuko guhera aha gutambika ukaza ukagera hano hose hagiye hari amavaze meza cyane atanga ubwiza budasanzwe. Aha hose ho ndi kugenda ni rooftop y'iyi nzu. Urumva yuko ari rooftop nini yisanzuye. Ndebera amarangi ateyeho, urabona ko ari ibintu biteguye. Iyo uri kuri no rooftop niho ureba view noneho ya neighborhood, ukanareba view yayo ya Masaka, ukabona rwose kw'iyi nzu isobanutse kandi iri ahantu heza cyane. Urabona ko ku giciro cyayo cya miliyoni 150 zirimo n'ibiganiro, nta gihendo na gito kirimo. Ni inzu nziza cyane rero, ariko ndagira ngo nse n'uprofitiraho akantu gatoya. Ubundi ni inzu ebyiri zirimo kugurishwa, nuko nahisemo kubereka iyi ngiyi. Ariko reka mpagarare n'ahangaha kuri rooftop, niho uba noneho witegeye indi nzu nayo biri kumwe muri quartier zimwe. Iyi nayo irimo kugurishwa ku giciro cya miliyoni 135. Urabona ko ari inzu nziza nayo wagura ukaba utuye neza. Ubwo rero nimuza gusura iyi nzabereka n'iyi ngiyi. So reka mbagezemo n'imbere murebe uko hameze. Aha, duhereye ahangaha tutarinjira mu nzu, ndagira ngo ngende mbereka akantu ku kandi. Urabona yuko ndebera sa n'ushyira kamera kuri zino design barebe. Urabona yuko anyway, sinzi ukuntu basigaye babikora, ariko basigaye bubaka ibintu ukayoberwa uburyo babiteguye n'ubu n'ikintu babikozemo. Urabona ko ari ibintu byiza, gusa urabireba ukabona ko ari ibintu bitanga ubwiza budasanzwe, ariko bikakuyobera uburyo babikora kugira ngo bibe ari byiza gutya. So iyi nzu yacu rero tukaba dutangiye kwitemberana mu bice byayo, mu bice biyigize. Ubu ngewe deja nageze kuri bariko. Ahangaha mpagaze ni kuri bariko ya salo. Urabona yuko ari bariko nini yisanzuye rwose. Reba ukuntu ingana. Aha hose urabona ko wajya uteramo intebe ukaba wifitiye view n'akayaga keza gaturuka hariya hakurya. So hano mafite indi design nka ya yindi, ariko noneho urabona ko ndebera ukuntu ingana. Noneho yo ni nini cyane. Reba ukuntu bino bintu bagiye babitegura, ukuntu bino bintu bikoze. Urabona ko ari ibintu byiza cyane biteguye. Kandi iyi nzu nkwibutsa ko yubakishije itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Ndebera urugi rero ruri kuri iyi nzu. Urabona ko ari urugi rwiza runini rwa rubaho rwa muvura rwiza rukomeye. Tubahaye ikaze muri salo yacu, tukaba twinjiranye muri salo nziza, salo nini, salo nziza yisanzuye. Ubona ko rwose ihagije. Sinzi intebe waba ufite zabasha kujya muri iyi salo ikaba ntoya. Urabona yuko ari salo nziza nini ifiteho TV stand. Ndebera urebe amarangi ateye kuri no TV stand, urebe amatara ariho. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane.
miliyoni zawe 150 zirimo n'ibiganiro, iyi nziri kuri kaburimbo hano i Kanombe, urabona atari nziza? Guys, tuvugisha uyu munsi, urabona ko ino salo iryoshye, yaba parafo, yaba amatara, yaba TV stand, urabona ko ari ibintu byose bisobanutse byatuma umuntu abe interese akavuga ati kangura iyi nzu kuko ndabona ariyo option nziza. So hano tuhafite urukuta rero narwo ruriho ya design mashya, mbese erega ya design n'amashyashya ku isoko kuko ntiyarasanzwe. Reba design zimeze gutya, urebe n'amarangi ateyeho. Anyway, urabona ko ari ibintu ni innovation kubera ko ni ibintu bishyashya ku isoko. So duhagaze hano muri no nguni, reka duhagarareyo nibwo mureba neza uru rukuta mukabona uko rumeze. So hano tuhafite lavabo nziza, urabona yuko ari lavabo iriho na mira nziza cyane, noneho ukazuminga rwa rukuta rwacu ukarubereka, urabona ko ari ibintu bisobanutse kandi bisa neza. Aha twari turi ni muri Saramanje, tukaba tugeze mu gikoni. Igikoni cyacu ni cyiza, nacyo kirimo utubati twiza cyane turiho design nziza, urabona ko ari ibintu biteguye kandi bisa neza. Uyu ni umwanya wa kuka, hariya hirya hashobora kujya fridge cyangwa sinzi, buryo umuntu waguze inzu yitegura akamenya uko agenda ayitunganya yesitaramo ibintu bye. Nkuko nababwiye, ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Reka mpere muri iki cyumba gihera hano kuri Saramanje, ubwo ni icyumba dukunze kwita twe icy'abashyitsi. Sinzi ubwo nawe wenda ushobora kubyumva nkanjye. Iki cyumba gifiteho dushe na toilette, ari nayo abantu bicaye kuri salo bakoresha. Urabona ko ari dushe na toilette nziza yisanzuye isa neza. Hano rero tuhafite icyumba, iki ni cyo cyumba cyacu cy'abashyitsi. Urabona ko ari ibyumba bihagije, ntabwo ari ubwumba bufunganye. Urabona ko ari icyumba washyiramo igitanda kinini gishoboka, kikaba cyabasha gufitinga kandi kikajyamo neza. So tuvuye muri iki cyumba rero turagaruka bite tujya kuri no side ya hano. No kuvuga ngo ino side iriho ibyumba 3. Hari uyu muryango usohoka ujya mu gikari ujya kuri annex. Inzu yacu ifitemo na annex, ariko reka tubereke icyumba cya mbere cya kabiri. Ndebera nawe ukuntu icyumba kingana, urabona ko ari icyumba gihagije kandi kinini kisanzuye rwose, amarangi meza. Urabona ko bano bantu bateye amarangi ameze neza, ntabwo bagiye basimbagurika ngo bagende babyica. So kadukomezanye kuri no side nanone dufite ikindi cyumba nacyo cyiza. Urabona ko ari icyumba gisa neza cyane, kimeze neza. So urabona yuko igitanda cyajyamo kandi kikajyamo neza cyane. Ibi byumba uko ari bibiri rero bikoresha ino bathroom. Ni ukuvuga ngo ino bathroom niyo isharinga bino byumba bibiri, ari byo dukunze kwita ibyumba by'abana. Urabona yuko ari bathroom nziza nini yisanzuye. Ndabizi ubu urimo uravuga ati watweretse chambre principale, nkwaye ikaze. Tukaba twinjiranye muri koridori tujyana kuri chambre principale, ariko reka duhere kuri bathroom ya master bedroom. Urabona ko ari bathroom nziza, iriho ikirahure cyiza giproteje amazi, iriho lavabo nziza cyane, mirasi nakubwira, douche, toilette hano nziza zimwe z'ama original. Urabona ko nta guhangikwa cyangwa se guhangika yigeze akora uno muntu. So reka tubinjize mu cyumba, tukaba dusesekaye mu cyumba cyacu. Wow, rebera icyumba ukuntu kimeze. Urabona ko ari icyumba cyiza kinini, kirimo amatara meza, harimo red, blue, hakabamo na green. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, kandi no design yo ni white. Urabona ko ari aka design gatanga ubwiza ntagereranywa. Dufitemo garde-robe nziza nini isa neza, tukagiramo hano design. Rebera irangi hano riteye ku rukuta. Urabona ko kuri miliyoni zawe 150 rwose wabuguze neza. None se wasuye Kigali House uburaho koko amazu? Kuko umunsi ku munsi tubazanira ibintu bishya kandi byiza. Icyo twabasezeranyije nuko ntacyo muzatuburana, kandi koko ni nabyo, kubera ko twiyemeje umunsi ku munsi kuzajya tubaha ibintu bishya kandi byiza byubona rwose buri muntu wese yashima yaba interested. So rero niba urebye iyi video ukaba ukunze iyi nzu, batuvugisha cyangwa se ukatwandikira iyo nomero yacu no kuri WhatsApp tukakugeza kuri iyi nzu. Kandi ntibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Kigali House kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, uretse nibi uboneho n'ibindi bigiye bitandukanye. Tubifurije
kumererwa neza muri byose. Ni karibu.